nguhaye ikaze nanone aho uherereye hose, komeza uvuge neza cyane. GC cyangwa Gisenyi komisiyoneri, uravugana n'umwe muri bo Gad. Tuje kubereka inzu nziza ye mureba muri kamera zacu. Hano hantu ni mu kagari ka Mbuga Ngari, hino gato yahitwa kwa Nyiragumiriza. Abantu bazi mu gace ka Mbuga Ngari kwa Nyiragumiriza murahazi, muri make ni muri ibyo bice. Ntabwo turagerageza kubereka hanze kubw'umutekano wacu. Ahantu rero hari mu kibanza gifite ubuso 510. Tuba turekashe ifite ibyumba 4, salle de bain ebyiri, kagira igikoni, kagira na salamanje. Murabona ko hafite parking y'imodoka zigera muri ebyiri, iyi ndetse na hariya winjirira kuri gate. Ndetse duhita tujya mu kindi gice cya kabiri cy'amazu yunganira inzu ya annex nini yisanzuye, ari parikingi yindi yunganira indi parikingi. Karibu tubereke inyuma mu kindi gikari. Yes, iki gice kindi tugezemo ni igice cy'ama annex. Iyi annex ifite ibyumba 3 na salo, ndetse n'iri ifite ibyumba 3 na salo. Ikindi hano mu mazu hose harimo amakaro. Ni ahantu heza kandi hasobanutse, hafite umutekano mwiza, ku buryo hano muri iki gice cya kabiri hafite parikingi yaho kandi nayo irimo amapave. Hari ahandi mureba kara ka annex ni ibikoni by'aya mazu y'ama annex. Karibu tubereke igice cya parikingi dusoza video yacu. Yes, murabona ko iki gice cya kabiri ushobora guparikamo imodoka ebyiri z'amajipe cyangwa amavoitire bigakunda cyane. Muduhamagare kuri 078 300 8755. Mugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Igiciro cy'ahantu ni miliyoni 120 zuzuye. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.